tugiye kureba amagambo ari mu ijambo ry'Imana twibaza ikibazo ngo mbese isabato yavuyeho. Tega amatwi ukurikire twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turebye muri Zaburi y'148 ku murongo wa 6 haranditse ngo kandi yabikomeje guhama iteka ryose, yategetse itegeko ridakuka. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kandi yabikomereje guhama iteka ryose, yategetse itegeko ridakuka. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko itegeko ry'Imana ridakuka kandi rigomba kuzahama iteka ryose. Turebye mu Migani 13 ku murongo wa 13 haranditse ngo uhinyura ijambo aba yizaniye kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Imigani itubwiye yuko guhinyura ijambo ry'Imana tuba twizanira kurimbuka. Guhinyura ijambo ry'Imana tuba twizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. None se ni irihe jambo ry'Imana abantu muri iyi minsi bahinyura? Turebye ijambo ry'Imana yavuze mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8, Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 hari amagambo Uwiteka yavuze tudakwiye gutekereza ko ayo magambo azahinduka. Haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Niko havuga. Haravuga bati wibuke kweza umunsi w'isabato. Uhereye ku murongo 20 bahita bavuga ngo Imana ivuga aya magambo yose iti. Imana ivuga aya magambo yose iti. Kandi mu Migani batubwiye ngo uhinyura ijambo ry'Imana aba yizanira kurimbuka. None Imana iravuze ngo Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Bigeze ku murongo 8 y'Imana irakomeza iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abe ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Benshi batekereza yuko iri tegeko rya 4 ritegeka isabato gusa. Oya, harimo n'irindi tegeko rigomba gukurikizwa mu mibyizi, itegeko ryo gukora. Udakora nakarye. Rero gukora nabyo ni itegeko ry'Imana. Rero uramutse wohereje isabato ariko ntukore, ukaba umuntu udakora w'umuderenka waho ngaho, icyo gihe n'ubu ntabwo bumvira iri tegeko rya 4. Kubera ko itegeko rya 4 rirusaba kuruhuka ku munsi wa 7, ariko mu minsi 6 twabanjije gukora. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uhinyura ijambo ry'Uwiteka aba yizaniye kurimbuka. Ati kandi uwumvira itegeko azagororerwa. Mfite umuvandimwe rero, uko ijambo ry'Imana ritubwiye ntabwo itegeko ry'Imana ryigeze rihindurwa, nubwo benshi bagenda bitekereza gutyo. Ariko Yesu we akiri ku isi, mu maso ya gihanuzi ye yabasha kubona yuko mu gihe cyari kuzakurikiraho isi yari kuzajya mu gihe cy'uko yagomba kuzahindura itegeko ry'Uwiteka. Maze abwira abari bamuteze amatwi muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17, reka naho tuhasome twumve icyo Yesu yavuze. Matayo igice cya 5, Matayo 5 ku murongo wa 7, twumve ikintu Yesu yaba yaravuze ku byerekeranye n'umugihe kizaza, uko abantu bajya gufata amategeko y'Imana. Handitse ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Yesu yabwiye abari bamuteze amatwi yuko badakwiye gutekereza yuko Yesu yari kuba yarazanwe no kuvanaho amategeko, ahubwo ngo yaraje kuyasohoza. Muvandimwe rero, ntabwo itegeko ry'Imana rigeze rihinduka. Nubireba neza isabato iracyariho. Mu Baheburayo mu gice cyaho, Abaheburayo igice cya 4 ku murongo waho wa 9 haranditse ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Nuko rero wikomeza gutekereza yuko isabato yavuyeho, ahubwo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye muri ubwo buruhukiro nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Nuko rero twumvira isabato y'Uwiteka,
he kugira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Abo ba bandi bakutumvira batitonda amategeko y'Uwiteka tuzabareba ku isabato izakurikiraho. Isomo risoza ravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Abaheburayo igice cya 4 ku murongo waho wa 7. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ugire umunsi mwiza.